mbanje kubasuza bene data, Imana ibaha umugisha. Nejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi twifatikanije mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi wa none insanganyamatsiko ya none ni ukubaha Uwiteka, kubera yuko iri ryo jambo rikubiyemo ubutumwa mfite n'inyigisho zigiye zitandukanye ndetse kandi n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Haleluya. Nezerewe Imana rero kubera ko yemeye ko tubana. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero dusenge Imana, ninjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana kubabwira ijambo ry'Imana hakurikijwe ubutumwa Imana yampaye yo kuganira namwe, kuko ni igihe kinini gishize nifuza kuganira namwe, ariko reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimira kuko ubana natwe ukatwitaho. Ndagushimira kuko ari we wateguye iyi channel kugira ngo tujye tuyiganiraho ijambo ryawe. Ndagira ngo rero nkugireho umugisha Uwiteka Imana Nyiringabo. Icyuro kibi cyawe Mwami, nsengeye abimuhangaho nabatirijwe kandi navukiye, ndaharerwa mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Mwami Imana yacu, ndasengera ikigaraho nkorera, kandi Data ku mudugudu wa Kumukenke by'umwihariko nanibatuye nabo Mana ndayisengeye. Sengeye Mana itorero ryawe, insengeye umurimo wawe kugira ngo Mwami uwiteho, ugirire neza, ubane nawo. Nirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba Golgotha. Reka umwuka wera bari uganza mu izina rya Kristo Yesu. Tugiye kumva ijambo ryawe. Mwami Yesu, bane natwe kandi ugire neza, usobanurire abantu. Nge ntacyo nabasha gusobanura, ariko umwuka wera ari muri jewe byasobanuka. Mana urakoze rero, cyuro kibikiye no n'iteka ryose. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana rero muri uno mwanya. Shimira Imana kuko yemeye kubana natwe no kutugirira neza. Mfite ijambo ry'Imana ashaka ko tuganiraho, kandi maze iminsi nifuza ko twagira icyo turivugaho. Ni ijambo ry'Imana riri muri Yobu 28:28. Haravuga ngo, kadusome. Haravuga ngo, maze Imana ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kudusubiremo. Haravuga ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, muri Yobu, iyi ni Yobu wanditse no magambo. Aravuga ngo, kubaha Uwiteka, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi nanone ijambo ry'Imana rivuga ngo, turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza kugira ngo bayigendereho. Bivuze ngo turi abantu Imana yaremye kugira ngo dukore neza, kugira ngo twitware neza, kugira ngo tubeho tumeze neza, nuko dukora imirimo myiza kandi imirimo yo gukiranuka. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Rero uyu Yobu yarabyanditse. Iyo turebye Yobu uko yagiye yitwara, dusanga imikorere ya Yobu n'imibereho ya Yobu. Imibereho ya mbere ivuga Yobu umukire, umutunzi, ufite ibintu byose. Ariko imibereho ya kabiri ni imibereho y'ubukene, yaratewe n'ikigeragezo yarahawe n'Imana kubera ko Satani yari yamusabye. Rero kugira ngo umuntu abeho yubaha Imana, akorera Imana, nuko amanza kumenya ese Imana ishakaho iki, ese Imana ishaka ko nkora iki, ese Imana ishaka ko nitwara nte.
haleluya. Icyo kintu umaze kukimenya, umenya ko Imana ariyo kubahwa, kuko Imana niyo ikugenera ubuzima bwawe bwa buri munsi. Bivuga ngo rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Iyo ugenda mu nzira, nimba wamaze kumenya ko uri umuntu Imana yaremye, ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo ry'Imana, kandi biremwa n'ijambo ry'Imana. Ariko umuntu we Imana imurema, yaremuremye ikoresheje amaboko yayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, irema umuntu ikoresheje imuhumekeramo umwuka wayo. Bivuge ngo umuntu yakiriye umwuka w'Imana muri we, umwuka w'ubutware, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya, umwuka wo gushyiraho ibitariho. Bivuge ngo umuntu we muri we afite ubumana muri we. Bivuge ngo impamvu akenshi na kenshi abantu bakunda gutsindwa na Satani ni uko batari bamenya ngo ni bande. Haleluya. Bivuge ngo rero Imana yambwiye kubwira abantu ko umuntu wese usenga Imana, uzi gusenga Imana, agomba kumenya ko agomba kwigerera ku Mana, ye gutuma abantu, ye kwiringirira mu bantu. Cyakoze ko Imana izakoresha abantu, ariko ibyiringiro byanjye, haleluya, ibyiringiro byanjye ni ibihe? Ibyiringiro ni ukubaha Uwiteka, ubundi Imana ikarema imirimo, igakora imirimo isigaye. Bivuze ngo umuntu ataramenya uwo ari we ntashobora no kugira icyo ageraho, kuko ubuzima bw'umwuka nibwo butwinjiza mu nsinzi y'ukuri. Yobu rero yamaze kugenzura mu bihe bye bya mbere, yajyaga akora icyo bita kwihana no kwiyeza no kwitunganya ku Mana, ariko ntiyari yagasobanukirwa kubaha Imana icyo ari cyo. Muribuka yuko yigeze aravuga ngo havumwe inda yamubyaye. Icyo gihe ataramenya Imana icyo ari cyo. Mwibuke kandi ko n'Imana yigeze kumubaza, imubazaho umuyaga ubikwa, imubaza uwageresha umukungugu akamenya ibiro byawo, uwo mukungugu akabasha kugereranya. Ese yawe Imana imubaza ngo mbese ibamba ijuru yararihe? Bivuge ngo yahise abona ko Imana ari ifite ubushobozi. Imana rero yambwiye kuvuganira namwe iri jambo rivuga ngo dore kubaha Uwiteka gusa nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka ni iki? Turi mu isi y'ibibazo, isi y'ibigeragezo, isi y'intambara, isi y'ibibazo byinshi cyane. Bivuge ngo wubaha Uwiteka ute? Ibigeragezo tugenda duhura nabyo ni ibigeragezo byo kurwana n'ubuzima bwa buri munsi. Umuntu ashobora kureka ikintu kubera ko atigeze ahura nacyo, ariko iyo amaze guhura n'ikintu ukakigomwa, ukakireka kubwo gukiranuka, ibyo bituma Imana ibona ko ukoze ikintu cya nyacyo, ari byo twita kubaha Imana. Kubaha Imana ni ukugera mu kintu. Yobu rero yabayemo yirinda kubabaza Imana, yirinda gukora ikibi, yirinda gukiranirwa, ariko igihe kiragera kugira ngo ibintu, hari ijambo maze iminsi nigisha rivuga ngo kubaha Imana byo kubivuga no kubaha Imana byo kubikora. Kubaha Imana byo kubikora ni iki? Ni igihe umuntu we ubwe, haleluya, ni igihe umuntu we ubwe ageze ku kigero cyo kubana n'Imana, babana neza kubera ko nta kibazo arahura nacyo. Ariko nimba ugeze mu kibazo ugakomeza kubaha Imana, bivuze ngo ugeze muri ya pariti ya kabiri yo kubaha Imana ukabikora. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko kubaha Imana, igihe turi kurya, igihe turi kunywa, igihe turi kubona ibyo kwambara, igihe turi kubyara, igihe turi guheka, igihe dufite imodoka, igihe dufite amataje, umuntu ashobora kwirengagiza akubaha Imana, akubaha Imana, bikagaragara ko yubaha Imana kuko ibintu birahari. Ariko nimba ibintu bitagihari,
ese wakomeza kubaha Imana? Urukundo rw'Imana rugaragariraho kubera yuko ugiye kugaragaza ukumaramaza kwawe. Ese imfatiro zisenywe, umukiranutsi yabeshwaho n'iki? Yabeshwaho no kwizera gusa. Bivuze ngo igihe cyose uhuye n'intambara ukareka Imana, bivuze ngo ukubaha Imana ntiguhari, kuko wayubahaga kubera impamvu z'uko waryaga, z'uko wanywaga, z'uko wambaraga. Ariko niba imyenda igucikiyeho ukavuga uti uko byagenda kose Uwiteka azabimpa nubwo mbibuze, ayo magambo murabizi ko Yobu yakomeje kujya yakoresha. Bivuge ngo niba ugeze ahantu ntushaka kubaha Imana mu gihe bigishoboka, abantu ugasanga umuntu yarakijijwe ariko ntabwo arameneka ngo abyumve, ngo ameneke abe umukristo wa nyawe. Bivuge ngo igihe cy'intege nkeya we ntakihanganira, akora amakosa. Ariko bivuze ngo kugira ngo ugaragaze ko wubaha Imana ni igihe, haleluya, ni igihe ugeze mu kintu cyakagombye gutuma ureka iby'Imana ukajya muri icyo kintu, wowe ukagumamo ukavuga uti Imana sinayireka. Aho niho ugaragaza urukundo rw'Imana. Bivuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Imana iyo yitegereje uko kumaramaza kandi uko guhamya, niho ivuga iti uyu muntu yarankoreye koko. Ariko igihe ufite ibyo utanga, birashoboka yuko kuba uri ingeso nziza birashoboka. Burya hari umuntu uba ari ingeso nziza ariko kubaha Imana igihe cyagera igihe cy'ibibazo ugasanga avuye mu buntu bw'Imana. Mwene data, ndagukangurira kubaha Uwiteka mu gihe gikomeye, no mu gihe uri kurya no mu gihe utari kurya, mu gihe wambaye no mu gihe utambaye, kugira ngo Imana ibone kuyubashye. Nicyo cyatumye Imana yemera kwambura Yobu, iramwambura. Haleluya! Imaze kumwambura, noneho ireba koko ko ibyo yahamyaga ari ukuri. Mu buzima bwacu, mu buzima bw'umwuka, tugira impamvu ebyiri zonyine zigendanye n'uko kubaha Imana. Impamvu ya mbere, iyo Imana ishaka kukwereka, irabanza igakora ibitangaza. Ariko kabiri, Imana imaze kubona ko yakweretse ko ari Imana y'ubwayo, imaze kubona ko wabimenye, watangiye kuvuga ngo ndagushimye Mana, watangiye kuvuga ngo ndaguhimbaje Mana, bivuga ngo icyo gihe, haleluya, Yesu nashimwe, icyo gihe bivuze yuko nubwo byagenze bityo, uri mu gihe cy'ibisubizo ukavuga ngo ugiye kubaha, ngo uri kubaha Imana, icyo gihe bivuze ko ufite ibyo gutanga n'ibyo urya n'ibyo ugira gute. Ariko igihe warwanya urugamba mu gihe udafite, Imana iragukubira, kubera yuko kuba warayimenye ubwayo ntibyayitera kuyivaho. Kumenya Imana ubwabyo, utariye wayivaho, utanyoye wayivaho. Aho hagaragarira urukundo rw'Imana. Uyu muntu yankorera, uyu muntu yabana nanjye, inzara iramwishe arihanganye ati ndaguma ku Mana. Abuze urubyaro arihangana ati ndaguma ku Mana. Abuze imitungo yari afite arihangana ati ndaguma ku Mana. Nibyo Yobu yakoze. Aravuga ati nubwo byagenda gute, sinamera nk'umugore w'umupapa, sinamera nk'umupapa, ndaguma ku Mana. Bati yihakane atoya, ndaguma ku Mana. Guma ku Mana rero, haleluya. Imana nigaruka, haleluya, izagukubira, izaguhemba inshuro nyinshi zitabara. Bivuge ngo tuba dufite ikizami cyo kwereka Imana urukundo dufite muri twebwe no kuyiha agaciro. Nimba umuntu atinya mugenzi we akamwubaha, agakora akavuga ati uyu muntu ni umunyacyubahiro runaka, Imana dukwiriye kugaragaza icyubahiro twubaha Imana. Imana ishimwe. Nabasangizaga ku ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka.
Imana idufashe, tuzasubira tuganire ese ni ibihe bintu bamwe bakunda kwigisha bakavuga ibyo Bibiliya ivugaho cyane, ariko uyu mwanya ndavuga ku by'Imana yakoze hambere hashize, mu gihe mu byo dusoma muri Bibiliya, mu by'ibitangaza Imana yagiye kora. Se muri ubuzima bwacu twebwe Imana yakoze biki? Mfite ibitangaza byinshi Imana yakoze n'umuntu atashidikanyaho. Mfite imirimo Imana yankoresheje n'umuntu atashidikanyaho. Bivuze ngo rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Mfite impamvu uvuga ibi, mfite n'ubutumwa Imana yampaye muri iri jambo. Reka tuzasubire ejo. Bene data ndabakunda, gurupe abarobyi mwese nta muntu n'umwe nkuyemo, ndabakunda. Bantu bakumukenke nibature korari Havira ndabakunda, Yesu abaho umugisha. Abanyamuhanga, Gihuma, Mwarimu, Umudugudu ndabakunda, Imana ibaho umugisha. Abo twagiye dukorana umurimo ku Kanyinya, Bunyogombe, hano henshi twagiye dukorana umurimo w'Imana, Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo rero murabizi ko channel yanjye ari Muhubira Daniel. Ikindi cya kabiri gukanda subscribe, hanyuma ukabona iyi video ukumva ubutumwa bwiza. Mfite ibintu byinshi tugomba kuganira, mfite ubutumwa Imana yampaye, ariko twe turi kureba kubaha Uwiteka. Mbese